struggle z'ugisirikare n'ikindi umuntu abivuyemo 2000. Mupenda Ramadhan wamamaye nka Rama mu bijyanye n'imyidagaduro akomeje kugarukaho na benshi bibaza ku murongo mushya yafashe wo guharabika ubuyobozi no kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Nyamara yarigeze kubarizwa mu ngabo zarwaniye igihugu nk'uko inyandiko z'amateka zibigaragaza. Ibintu turaza kukuvira imuzi ukabisobanukirwa byose, nukurikira neza witonze iki kiganiro kitari kirekire ukakirangiza. Ubundi iyi myitwarire mibi ya Rama yafashe intera tariki 22 Gashyantare 2026 mu kiganiro cyatambutse kuri Instagram ye. Muri ayo mashusho yibasiye inzego zose z'u Rwanda kuva ku butabera kugeza ku nzego z'umutekano. Uyu mugabo kandi yibasiye cyane umukuru w'igihugu n'umuryango we. Muratwishe Kagame, wowe na FPR muratwishe muri ntarambwe, murapfuye. Benshi mu babonye ibyo Rama yatangaje bakomeje kwibaza inkomoko y'iyi myitwarire. Gusa kuba mukurikira bari babizi neza ko icyaburaga ari isaha n'umunsi ngo akore ibintu nk'ibi, kuko imyitwarire ye yari imaze iminsi ica amarenga. Mbere y'uko ibi byose biba ku wa 12 Gashyantare 2026, abinyujije kuri Instagram ye, Rama yavuze ko u Rwanda rujya mu biganiro byo gushakira amahoro urasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhagarariyemo 23, ndetse ayita umutwe w'ibyihebe. Agitangaza ibi benshi bahise babona ko isaha n'isaha igihuru kizabyara igihunyira. Ese yaba yarahindutse igikoresho cy'abarwanya u Rwanda? Rama yamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda ubwo yashingaga inzu ifasha abahanzi izwi nka The Main. Ni inzu yanyuzemo abahanzi batandukanye barimo Marina, Safi Madiba, Queen Cha, Kevin Banda n'abandi banyuranye. Ni inzu kandi yashoyemo akayabo ariko birangira nta musaruro ufatika itanze kugeza afashe icyemezo cyo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho atuye uyu munsi. Abantu bafite izina rikomeye by'umwihariko abakurikirwa cyane n'urubyiruko barimo bo abarwanya u Rwanda bashobora kwifashisha kugira ngo bagumure abanyarwanda bijundi ku buyobozi bwabo. Ntibyaba ari igitangaza Rama nawe ari gukoreshwa muri uyu mujyo. Ikimenyetso umuntu ashobora gushingiraho ahamya ko Rama ari gukoreshwa ni ingingo z'ibyo yagarutseho muri iki kiganiro, arizo urupfu rwa Sina Paul Rwigara, urwa Kizito Mihigo, urwa Jay Polly, abaturage b'impuhwe gakondo, FDLR, Kayumba Nyamwasa n'ibindi nk'ibi bikunzwe guhozwa mu munwa w'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuba uyu munsi rero byasohoka mu kanwa ka Rama hari icyo bivuze. Nyuma yaho amashusho ya Rama asohokeye, abarwanya leta y'u Rwanda bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga nk'abisamuye, ibishimangira ko ari umugambi bahuriyeho. Kimwe mu bimaze kugaragara ni uko abarwanya leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose kugira ngo basige icyasha u Rwanda. Amakuru avuga ko hari n'abishyurwa ibihumbi 25 by'idolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuri Rama uhanganye n'ibibazo ruhuri by'amikoro. Rama akiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki. Ariko ikitaragarutsweho cyane ni uburyo yabonye ayo mafaranga. Mbere yo gushinga The Main, Rama yari umusore wishakisha nk'abandi bose, ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose, yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe mu mwaka wa 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo. Rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Rama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha rero niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Rama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, arimo nayo yakoresheje atangiza The Main. Rama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe. Icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mukecuru asaba Rama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kakoga ni kanake. Rama yananiwe kureka ingeso yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru, ndetse birangira uyu mukecuru yisubiye iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yese atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Uku niko The Main yazimye burundu.
Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Rama yigira inama yo kujya muri Amerika afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari atakimwitaba kuri telefone. Rama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Basil Maseverio amufasha kumumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Rama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari uri mu bibazo byinshi. Iyi nzu uyu mugabo yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoreramo ubucuruzi. Uwayimuhaye amubwira ko niba iyo nzira ahisemo azajya amwishyura amafaranga y'ubukode. Birangira bashwanye. Muri Gashyantare 2025 urukiko rwa Maricopa Country Justice ruhereye muri leta ya Arizona rwategetse ko Rama asorwa mu nzu ya Basil Maseverio wari warwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu ye uyu mugabo wari waranze kumwishyura no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Rama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda, agurisha imitungo yose umunyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha iyi mitungo yasubiye muri Amerika, ariko ya mafaranga arayabyinira ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite. Aribyo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka mpemuke ndamuke. Ariko se nkuko twabikubwiye dutangira, bite n'amakuru avuga ko Rama yabaye mu ngabo z'u Rwanda? Ikaze kuri Rugwiro Empire, aho inyandiko z'amateka zibumburirwa. Kanda subscribe kuri uyu muyoboro ucukubi no kuvumba yo wengewe. Nukunda kandi iyi video ukande like unayisangiza abandi. Naho nge wumva nitwa Bed Rugwiro. Ikaze nanone. Nyamuneka niba uri mu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu, nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Tugiye kwifashisha inkuru yanditswe na inyarwanda.com ku itariki 3 Gashyantare 2025. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti ribaruwa riraye. Inkuru y'ukuntu Rama yasezerewe inshuro ebyiri mu gisirikare. Inyarwanda batangiye bagira bati yamenyekanye nk'umwe mu bagabo bashoye imari igihe kinini mu rugamba rw'umuziki, ariko nyuma y'ibi hari andi mateka yihishe ajyanye n'uburyo yagiye mu gisirikare cya RDF akarwana urugamba, ariko bitewe n'imyaka y'amavuko yari afite agasubizwa ku ishuri kugira ngo akurikirane amasomo ye. Iyo nkuru yakomeje igira iti Rama yifashishije konti ya Instagram kuri uyu wa mbere tariki 3 Gashyantare 2025 yasohoye inyandiko igaragaza uburyo yasezerewe mu ngabo za RDF ku wa 20 Mutarama mu 2000 kubera ko atari yujuje imyaka y'ubukure. Ariko se byagenze gute ngo yisange mu ngabo z'igihugu? Mu kiganiro cyihariye na Inyarwanda, Rama yavuze ko inkuru ye n'igisirikare cy'u Rwanda ari ndende ku buryo yifuza ko igihe kimwe azagikoraho igitabo agakubiramo ubuzima yanyuzemo. Ariko kandi avuga ko inkuru y'ubuzima bwe mu gisirikare yatangiye biturutse ku mubyeyi we wakundaga inkotanyi, kuko niwe watumye abona bwa mbere abasirikare. Yabwiye Inyarwanda ati hari uburyo mu gihe cya Jenoside papa yari afite abantu benshi, ni ukuvuga abana bo mu miryango itandukanye, kuko ku musozi twari turiho hari ukuntu papa yafashe icyemezo aravuga ati abantu bakuru murebe uko mwirwanaho, ariko muri buri muryango yagiye afatamo abana ku buryo twari tuvanze turi abana benshi. Yavuze ko atarazi uburyo se yahuzaga cyane n'ingabo za RPA, kuko mu bihe bitandukanye yagiye ahura nabo akabereka hari abantu bihishe bakabatabara babajyana ahantu hari umutekano. Ati asinze uburyo yabikoraga, nabonaga hari abana kandi nkabona kugira ngo ubuzima bw'abantu bubeho abasirikare nibo baburengera. Ndavuga nti ngomba kuba umusirikare kugira ngo ndwanire aba bantu,
kuko ndabona aricyo kintu abasirikare bakora. Muri make ako kantu niko katumye numva naba umusirikare. Rama yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye ari muto, ibintu byatumye yumva akwiye kugendana n'inkotanyi ku rugamba. Yagize ati aho byaje kurangira nanjye nisanze muri abo bana b'abasirikare. Intambara ikirangira barambwiye bati wowe uri umwana ugomba kujya ku ishuri. Bansubiza mu ishuri mu mashuri abanza kuri école primaire Kicukiro. Yavuze ko ubwo yari ku ishuri yumvaga amakuru se avuga ko interahamwe zitegura kongera gutera igihugu cyane cyane mu majyaruguru. Akomeza agira ati data ntiyamenye ko nabyumvise. Bwarakeye nsubira ku ishuri, njye n'undi mwana w'umuvandimwe ndamubwira nti tugomba kurwana aba bantu bataragaruka kwica abantu. Rama yavuze ko icyo gihe yafatanyije n'umwana wari inshuti ye bongeye gusubira ku rugamba, yirengagije ko bari bamujyanye ku ishuri kugira ngo yige. Ati twongeye kwisanga mu gisirikare. Uyu mugabo yavuze ko basuye ku rugamba barwana intambara yo kwirukana abacengezi, ndetse bakomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafasha Kabila gufata ubutegetsi. Ati twumvaga ko amahoro agarutse n'ibindi byose. Rama yavuze ko nyuma y'iriya ntambara yagarutse mu gihugu yongera gusubizwa ku ishuri ahereye mu mashuri abanza kuko atari yakujuje imyaka y'ubukure. Nubwo byari bimeze bityo, avuga ko mu 1998 nabwo yumvise ko abacengezi bongeye gutera igihugu, nabwo ava mu ishuri ajya ku rugamba. Ati uko ureba ruriya rupapuro nashyize hanze mu 2000 buriya nibwo intambara yo mu majyaruguru yarangiye. Nibwo bambwiye bati wa mwana we, yego umurwanyi uri n'umusirikare mwiza, ntabwo twakwemerera kujya mu gisirikare. Yavuze ko yababajwe cyane no gusezererwa mu gisirikare cy'u Rwanda kuko byatumye agerageza amayeri menshi arimo kubeshya imyaka, ariko biranga bakabona ko akiri umwana. Ati nakundaga igisirikare, numvaga ngomba kurwanira amahoro, numvaga ngomba kurinda igihugu, numvaga aribwo buzima bwanjye. Narwanye mu gihugu, ndwana no hanze yacyo. Rama yavuze ko intambara y'abacengezi hagati y'1998 n'2000 yamuteye ubwoba kubera ibyayibereyemo, ariko kandi yishimira umusanzu we, agasobanura ko mu 1994 ndetse n'1996 n'1995 atarwanya urugamba ari ku mirongo y'imbere kuko atari mukuru cyane. Ni mu gihe mu 1999 yajyaga imbere ku rugamba. Ati mu 1999 nari umusore maze kumenya byinshi, yewe nari imbere. Akomeza agira ati muri make nshobora kuba ndi mu basirikare bato babayeho kandi babarwanye cyane. Kurwana ni ibintu numvaga mu maraso yanjye. Rama yagaragaje ko yasezerewe mu ngabo z'igihugu afite imyaka 14 y'amavuko nyuma yo kugira uruhare mu ntambara zabereye imbere mu gihugu no muri Kongo. Ni nuko nsoje, ari nako ngushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde. Bye.